kirageze ko abantu bazaza bazana amacupa y'amazi n'amakarine n'amabike tukandika ijambo ry'Imana, siko kuko ijambo rivugiwe hano wogenda ukarisiga gutyo ubuhomze ubunyazwe kimwe n'unyagiye Nyabugogo, siko ubunyazwe igitangaza kiba kikubayeho. Tugire gutya tuzamura ibiganza byose Imana icubahiro. Haleluya 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 amen Amen. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yakobo ibice 4:7 unuko rero umugandukira Imana ngo ariko umurwanye Satani nawe azobahunga. Amen. Kurwanya Satani nukubaha Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Niyo password niyo ngiyo. Tuzamura ibiganza. Haleluya Haleluya amen Amen. yes. Imvura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Imvura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Imvura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasa we, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazi ya jambo y'ifatiro z'isi. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi baziba ya jambo y'ifatiro z'isi. Wibutsa abasigaye begereye ntebe bitwaje intwaro zose tuzamuke wa musozi wera. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi baziba ya jambo y'ifatiro z'isi. Wibutsa abasigaye begereye ntebe bitwaje intwaro zose tuzamuke wa musozi wera. Tuzamuke wa musozi wera. Ukuri tuzamuke wa musozi wera. Tuzamuke wa musozi wera. Ukuri wa tuzamuke wa musozi wera. Ana wa tuzamuke wa musozi wera. Ukuri tuzamuke wa musozi wera.
papa. Baba wewe si Mungu wewe. Chop chop chop. Tena. Tena. Sino, me fa. Sema haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Ni mutuze. Mutuze. Sema haleluya. Hallelujah. Mwatuje. Amen. Tugiye gukomeza dutange porogaramu. Nabwiye abantu mu kanya hantu twari turi mu kiriyo. Ndababwira ngo tuzirinde impamvu yotuma dukorogana mu materaniro. Nimubona mwagiye kurenza iminota, hari bamwe babishigikiye, muze mureba uruhande rw'aba pasiteri. Ukuye yuko ndagira ngo aka kabiri ko gatore ntarasengerwa cyane n'abandi batuyoboye. Ariko kandi sema haleluya. Amen. Iyo umuntu asirimba nka William hari yahagaze, ubwiza bw'Imana ntibuba mu mugongo. Iteka abantu bagiye bahura n'ubwiza bw'Imana nuko bayitumbiriraga. Aho ngaho ntihemere kubyina. Nanone wabyinnye ugomba kwerekera mu baturage bakabona mu maso. Ariko iyo bateye umugongo muba mwakoze amakosa. Sibyo mwabera b'Imana, muba mwakoze amakosa. Niba mwemeye kubyina muze muri ariko gutera abakristo umugongo ntibyemewe uhereye none ukazageza iteka ryose. Urumva William? Amen. Haleluya! Hanyuma iyi ni evangeliko bahamagaye. Ariko ntawo bagitandukanyije abantu nonaha. Ntawo bakibasobanuriye kubera ko evangeliko siyo Yesu yapfiriye yonyine ahantu muri rugeze. Ntawo bwira umuntu ngo abataraba evangeliko ngo bicare ko bari ukwiteranya cyangwa tukikunda nkaho Yesu ari uwacu. Yesu ntabwo ari uwacu. None mwebwe mutambuke muje hariya ndetse ntimunavange n'abari bari hano kare kugira ngo mutaza kugira uri hehe wewe uri hehe? Ni mwewe ndi kubwira. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Nabwiye abantu ndababwira ngo hari abantu bagira impamvu zo kuvuga no gukonjega amaverbe atandukanye. Ntabwo mwari muzi ko ndi hano aho umuntu kera warambiwe ngo ngese ngo mvuze gute aho wantumiye. Sema haleluya. Hallelujah. Naje nisanze hano Yesu ampaye akakanya utangiye gutekereza kera ngo ngese ngo ko ndavuga gute none ngira gute sema haleluya. Hallelujah. Gasore press ari he? Ariko subira kuri se. Oya subira kuri se cyangwa uvuge ko aha masaha twari tugeze n'igisirimba twari tugezeho guhindura abacuranzi kandi si ukubera ko abandi batabishoboye ariko ucurange. Hanyuma papa bariya bari kubyuma hari ibintu Yesu atazombaza ko kumenya ngo byamanutse cyangwa byazamutse. Ibyo Yesu ntazobimbaza. Mwebwe mwahamagariwe aho kubyuma muze mubyitwaramo neza. Icambere muze mubisengera. Icakabiri muze kare mumenye ko hari insinga zapfuye mutubwire tuzikore. Muzamure sawa ngahe curanga papa Curanga. curanga indi minota nkingahe hanyuma boss kakomeze tuze kumva ijambo. Mwigira inyuma
turagushimiye mana tuguhaye icyubahiro kuko uri amahoro yacu izina ryawe rihimbazwe izina ryawe risingizwe uri imbaraga z'abakwizera uri ubuturo bw'abakumenye ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe Bibiliya yarambwiye ngo imbaraga z'abasore mana yo kwizerwa no kwiringirwa zirakenewe mu murimo wawe ubwiza bwawe bukaganza amahoro yawe agategeka imbaraga zawe zigategeka ubwiza bw'Imana bukaganza ndagushimiye kuko abari abasore barimo guhimbaza izina ryawe mana izi ni imbaraga turimo gukoresha kubera ko abamaze kurenga iyi myaka tiboba bakibishoboye ariko twebwe twagiriwe amahirwe tukamenya kugutambira no kugutazira tukiri bato tuzokorana imbaraga izina ryawe rikomeze risingizwe iteka ryose mana ndagushimiye kuko uri uwera kandi ukiranuka muri byose tukuragije gahunda zose ziri imbere mu ijambo ryawe n'ibindi byose mana dutegerezwa kukubona no kukumva nicyo cyatuzanye hano mana uduhe kukubona tituva hano tutakubonye mana turakubona kubera kuko nicyo cyatuzanye reka amahoro yawe aganze imbabazi zawe zitegeke mu izina rya Yesu amen amen mwakwicaye ngahe bakandire bicaye ngwino komera Imana amashyi